Kristo Yesu nashimwe bene data, nkwifurije igitondo cyiza niba unyumva mu gitondo, nkwifurije igicamunsi cyiza niba unyumva ku manywa, kandi nkwifurije ikigoroba cyiza niba unyumva umugoroba, nkaba nakwifuza kugira ijoro ryiza niba uri kunyumva mu ijoro. Turashimira Imana ko iduhaye kuramuka, tuyibishimire tuyibihere icyubahiro. Yakoze umurimo ukomeye. Hari uwaririmbye ngo Imana iri mu kazi, iba yarwanya intambara wowe utabonesha amaso, ariko iba yakoze umurimo. Iyo usomye igitabo cya Yobu ibice 5 ku murongo wa 12, uhasanga ijambo rikomeye rivuga ngo niyo ikora ibikomeye n'ibitangaza bitabarika, kandi ikica imigambi y'incakura zitarasohoza imirimo y'amaboko n'intoke zazo. Incakura biragoye kuzumva, ariko ubishyize mu cyongereza nibwo wabyumva nka invisible killers, planners, scientists, technician. Wazumva nka unimaginable existing trap, ibintu utashobora kubonesha amaso bibaho nyamara by'ibitego, by'ibikona, by'ibikorosi bibi. Turashimira Imana rero ko iba yarwanya intambara wabonesha amaso n'izo utabonesha amaso, humanity cyangwa ubudahangarwa bw'umwuka wera bukaturinda. Imana icyubahiro. Iyo usinziriye ntago uzi aho uri, ariko gukanguka si imirimo yawe, kuba uhumeka si ibikorwa byawe, ahubwo ni imbaraga z'Imana. Nibyo Imana yabwiye Zerubabeli ubwo bavaga i Babuloni. Umwami Kuro, bisobanura uwasizwe, nigeze mbikubwira, yarabarekuye kuko yasigiwe guhesha Imana icyubahiro mu gihugu, mu bwami bw'i Babuloni. Arekura Abisiraheli batashye. Bageze mu gihugu, Zerubabeli ahura n'intambara 3 zamukomereye. Intambara ya mbere, bari bafite imirimo itandukanye: kongera kubaka Yerusalemu, kongera kubaka ubwami bwa Isiraheli. Inzu y'Imana yarasenyutse, bagomba kubaka inzu y'Imana, bagakora imirimo itandukanye. Bafesinga cyangwa bahura n'ubwoba butatu. Iyi Mana iyo mubaye inshuti ijya igukiza ubwoba wumva, ukumva ubwoba bufite, ukumva wikanga urupfu, ukumva wikanga uburwayi. Ibyo Imana ijya ibihagarika ikabifunga mu izina rya Yesu, kuko wabaye inshuti nayo. Ubwoba uzi, hari n'ubwoba uzi ideni wafashe ukumva ari guteye ubwoba. Ubwo ni ubwoba wowe uzi ushobora kumenya. Determination, ukadetamininga ikibazo. Intsinzwi y'amanota wakoze mu bizamini n'ahandi hatandukanye. Ariko hari n'ubwoba wowe utashobora gukontorora. Hari impungenge utashobora kumenya. Izi Imana zimenya iyo ubaye inshuti n'Imana. Zerubabeli rero yari afite impungenge aho yari ayoboye. Yari ahangayikishijwe mu butware bwe n'ibi bintu bitatu: kuba ari kubaka inzu y'Imana, ariko abantu bari kubaka mu bwoko ayoboye bakaba bashobora kudahuza, ntibahuze, ntibavuga ururimi rumwe. Akibaza ati tuzubaka dute, tuzongera kwisuganya dute ngo tubeho? Impungenge yo kuba batahuza ari ikibazo gikomeye afite. Kabiri, Zerubabeli yari ahangayikishijwe n'incamugongo, urucantege. Ese urucantege rujya rukugeraho? Urucantege ni intwaro Satani akubitisha abakozi b'Imana, akayikubitisha abana b'Imana, akayikubitisha inshuti z'Imana. Ibi byose tuzabiganira nitubona umwanya. Abakozi b'Imana bagira igisobanuro cyabo, byaba icyigisho. Inshuti z'Imana zifite igisobanuro cyazo, ndetse n'abana b'Imana. Aba bose urucantege rurabakubita n'intwaro Satani abarwanyisha. Gatatu, impungenge za failure. Ese ujya ugira ubwoba ukagira impungenge za failure mu kazi ukora? Impungenge za failure mu rugo wubatse. Failure bivuga gutsindwa, kuba wananirwa kugera ku cyo wubatse urugo ugamije. Kuba wananirwa, ujya ugira izo mpungenge mu rugendo rwawe, kuba wananirwa.
aho bavugaga ko nibaramuka bananiwe kugira icyo bakora ngo Yerusalemu yongere izamuke, izina ry'Uwiteka ryongere rizamuke, ubwami bwa Isiraheli bwongere buzamuke, bashobora gusubizwa mu bunyage nk'abantu babaye impuisa cyangwa badashoboye, bagasubizwa i Babuloni, bakaba bakongera guteseka mu bucakara, bakongera bakamanika inanga. Ibyo bintu bitatu byatumaga Zerubabeli yumva atanasinzira. Ariko Uwiteka Imana amutumaho aramubwira ngo si kubw'amaboko, si no kubw'imirimo, ahubwo Uwiteka Imana hari icyo aje gukora. Ngo wa musozi muremure we wiyita iki ko imbere ya Zerubabeli ugiye guhinduka ikibaya? Turashaka kuganira ku ijambo ry'Imana dusoza icyumweru. Ube maso, ntabwo dutinda. Turi gusoza icyumweru cyitwa kuba inshuti n'Imana. Twari turi kwiga iri jambo ryo kuba inshuti n'Imana. Twagiye tubona ibintu byinshi umuntu wabaye inshuti n'Imana Imana imukorera. Ubushuti bwo mu ijuru, umuririmbyi yarabiririmbye ngo nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru. Dore nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye, ndizihiwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye. Imana ishimwe. Ubucuti bwo mu ijuru burakunyura kuruta umuntu wanyweye ikivuguta akagihaga, kuko bwo burahaza umuntu ntiyongere gusonza. Ugahorana amahoro wahagijwe n'Imana, ugahora umwuka wera wahawe n'Imana, ugahorana imbaraga tebo enevo. Imana ishimwe. Ugahora unesha, ukumva ukomeye mu bibazo, ukumva ukomeye mu bisubizo, umutima wanjye ntuhagaze. Iki cyumweru rero tugiye guhuza amasomo yose twize tuvuga ngo iyo umuntu ari inshuti n'Imana, Imana imukiza urupfu, ahubwo urwo rupfu ikaba ari rwo yica. Ugiye kumbaza uti urupfu rurapfa bimeze bite? Urupfu ushaka kuvuga ni abaplanners cyangwa abagutegurira kukurangiza. Iyo uri inshuti n'Imana isigara imenya urupfu wari gupfa, abaruteguye ikarubica. Imana ishimwe. Muri iki gitondo wakire kubaho nubwo Satani atabishakaga. Wakire kubaho nubwo urupfu rwari ruhari rufite n'abarutegura kandi b'abahanga. Hari abantu b'abahanga mu gutegura urupfu wapfa, bakuroze, bagutumye, bagutongereye, baguteze ibico, ariko Uwiteka Imana akavuga ngo umusozi muremure imbere ya Zerubabeli uhinduka ikibaya. Zerubabeli agatambuka. Tugiye kureba muri Bibiliya zacu uburyo inshuti z'Imana, Imana izikiza urupfu rwateguwe n'abahanga, kandi abo bahanga bateguye urwo rupfu bakaba ari bo barupfa, kuko Uwiteka Imana akomeye kandi akarwanirira abamwubaha. Fata Bibiliya yawe, dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esiteri. Esiteri ibice 7 ku murongo wa 10, paje 477. Esiteri ibice 7 umurongo wa 10, paje 477. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko Hamani bamumanika ku giti yiteguriye Morodekayi, maze uburakari bw'umwami buracogora. Turasubiramo. Nuko Hamani bamumanika ku giti yiteguriye Morodekayi, maze uburakari bw'umwami buracogora. Ugifite Bibiliya reka ngusobanurire. Hamani ni uwari ukomeye kandi wari uzi gutegura urupfu. Hari abantu bazi kugutegurira urupfu bakwica. Hanyuma Morodekayi ni umuntu wabaye inshuti n'Imana, abikoresha kuyubaha no gusenga. Hanyuma umwami yari ahari mwa kiriya gihe, ariko ubu ngubu barashushanya Imana. Uburakari bw'umwami burashushanya umujinya Imana irakarira abakurakarira. Tugiye gusenga, reka twanzure ijambo mu magambo 3 gusa. Ubushuti bwo mu ijuru ntabwo buzanwa no kurya ibiryo byinshi. Ubushuti bwo mu ijuru ntabwo buzanwa no gutunga amafaranga menshi.
nubwo ibyo byombi mvuze bitabujijwe, ubushuti bwo mu ijuru ntabwo buzanwa no kuba igihangange mu gihugu cyangwa ku isi no kwiga amashuri menshi. Hoya, ubushuti bwo mu ijuru ntabwo buzanwa no kuba waratuye abantu inka nyinshi, waratsinze ibitego byinshi, wararebye match nyinshi, muri kuzireba muri iki gikombe cy'isi ndabizi. Ahubwo ubushuti bwo mu ijuru buzanwa n'ibi bintu bikurikira: buzanwa no kwisunga umukiza ukomeye, Uwiteka Imana, binyuze muri Yesu Kristo, no kwemerera Mwuka Wera akagutegeka. Imana ishimwe. Ubushuti bwo mu ijuru buzanwa no guca bugufi, ukumva uri mutoya ugereranije n'Imana, ndetse ukemera no kuba waba ntacyo uri cyo ugereranije n'Imana. Maze iminsi nigisha English sessions cyangwa se inyigisho z'icyongereza, mbwira abantu ukuntu Dawidi yemeye guca bugufi umwitero ukamucika ari umwami, agataraka imbere y'abaturage kugira ngo arwane ku cyubahiro cy'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Imana ifite urutonde kandi ifite ku mutima abantu barwana ku cyubahiro cyayo. Maze iminsi mu cyongereza muzabibona kuri iyi cano nigisha kandi Yozefu uburyo yemeye gusafaringa cyangwa gusuzugurika no gukubitika, akicwa n'inzara. Cyo ni kimwe. Agafungwa, agakubitwa inkonji mu mutwe, bakamucira mu maso, akandikirwa dosiye ya viole ntayo yakoze, kugira ngo arinde icyubahiro cy'Uwiteka binyuze muri we. Umwami Imana azi gukiza abamwubaha ibibagerageza, azi kubahisha abantu bemeye no kubabazwa kubwe. Abantu barara amajoro bataryamye ngo bavuge ubutumwa, abantu barara amajoro bataryamye ngo basenge, abantu bazinduka bumva umutsima buri munsi n'izindi gahunda baba imbere y'Imana. Ntabwo Imana izakwibagirwa wikoreho uvuge ngo Imana izangenera ibinkwiriye. Morodekayi rero nawe yari umuntu wiyemeje kuzubaha Imana, yanga gupfukamira isi n'iby'isi. Arangije yumva bidahagije, yiga gusenga, yiyemeza gusenga Imana. Arangije avuga ngo icyubahiro cy'Uwiteka, the honor of God, ntikizanyeganyezwa ndiho. Imana ikeneye abagore, ikeneye abagabo, ikeneye abasore, ikeneye abakobwa, ikeneye abakecuru, ikeneye abasaza, ikeneye abana bato, urubyiruko, umuntu wumva aho ari hose agomba kugaragaza icyubahiro cy'Uwiteka. Mu kazi ukagaragaza icyubahiro cy'Uwiteka, mu bitaro aho urwari ukagaragaza icyubahiro cy'Uwiteka, aho usengera, aho utuye, aho ugenda, imyambarire yawe, imivugire yawe, ibyo ureba muri smartphone zawe na computer zawe, uko ubana n'abantu bikagaragaza icyubahiro cy'Uwiteka. Ibyo iyo tubikoze, Imana idukura ku rutonde rw'ababatijwe, ikadukura ku rutonde rw'abantu bajya guterana, ikatwandika mu nkoramutima cyangwa se inshuti. Iyo ugeze aho uba ufite insurance yo kurwanirirwa intambara zose. Aha niho Morodekayi yari ari. Hamani amwibeshyaho, amutegurira kuzamumanika. Morodekayi yarangije asenga iminsi 3, yubaha Uwiteka, ntiyapfukamira isi n'ibyaha na Satani. Gupfukama kuri Morodekayi kurashushanya uyu munsi gucogozwa n'ibyaha. Kavuga ngo Imana ndayikunda, nzi kwibaho, ariko kureka indaya birananiye, ukajya usambana. Wapfukamiye Hamani. N'ibindi bitandukanye abantu bakora. Iri jambo risoza icyumweru ryo kuba inshuti n'Imana rigarutse ku kwibutsa akamaro k'ubushuti bwo mu ijuru no kwisunga umukiza ukomeye. Hanyuma rero dusomye ibice 7 ku murongo wa 10 muri Esiteri ko byaje kurangira Hamani umwami yanzuye ko bamumanika, kandi abyanzura afite uburakari bukabije. Uburakari bw'umwami ngo bwacogoye ari uko abonye Hamani apfuye ashizemo umwuka. Muri iki gitondo Imana ivuganye nawe ngo ibikurwanya, Imana igiye kubimanika, kandi umujinya w'Imana kuko wabaye mwinshi. Byaragerageje ku munsi wa mbere, bigerageza bwa kabiri, zimaze kuba inshuro nyinshi. Imana yavugana nawe ngo kiranuka ikurwanirire. Umujinya w'Imana uzashira ari uko bimanitswe. Urupfu byakwandikiwe ye nibyo bigiye kurwandikirwa. Tugiye gusenga Imana muri iki gitondo. Ufite ikihe cyifuzo? Tumaze icyumweru cyose twiga insanganyamatsiko yitwa kuba inshuti n'Imana. Urifuza kuba inshuti n'Imana, ukanywana n'Imana muri Yesu Kristo na Mwuka Wera? Imana ikajya ikumenyera intambara, ikajya ikumanikira abari kukumanika, ikajya ikwirukanira abari kukwirukana urengana, ikajya iguha ubwenge hari abavuze ngo ntubugire,
ikajya iguterera ibisazi. Uzasome Yesaya 44:25 handike Yesaya 44:25. Imana itera ibisazi abari kugusarisha bagasara mbere yawe, ikajya ikugira mu nama utazirimo. Urifuza kuba inshuti n'Imana ukibikaho umutungo w'umwuka wera wo kumenya amakuru? Ndafashijwe. Urifuza kuba inshuti n'Imana ikakumenyera byose, ikaguha ubwenge kandi ikagutambutsa mu bikomeye byuzuye iyi si? Ca bugufi mu mutima wawe, zamura ikiganza, pfukama uko uri kubwirwa n'umwuka muri iri jambo twigishije, aba ari kubigenza. Tugusengere. Uwiteka Nyiringabo, uyu mwene data mushiki wacu yumvise ijambo ryawe ryo kuba inshuti nawe twize muri iki cyumweru, ko iyo tubaye inshuti nawe utwicira urupfu rwari kutwica, ukadusaziriza ibisazi byari kudusaza, ukaburizamo imigambi y'abaturwanya bazi gutegura kurwana, ukaturindira igihugu, ukaturindira urugo, umuryango, ukaturindira ubuzima, ukaturindira imiterere. None aciye bugufi, mweza umutunganye mu mutima, yagize gushidikanya ko ahari utakirwana cyangwa utagisubiza, mukomereza amaboko. Tanga ubwenge, tanga umugisha, tanga imbaraga ku bantu bashoje icyumweru iminsi 5 bafata umutsima wa buri munsi, bakaba barumvisha akamaro ko kuba inshuti nawe. Aba bantu ndabasengeye ngo bahe umugisha, amaboko yabo akomere, imifuka yabo ikomere, konte zabo zikomere. Abari bagowe, bageragejwe, amadeni n'ibindi, ubushomeri, tabara umuntu umaze iki cyumweru yumva umutsima wa buri munsi, kandi utabare n'uzatwumva nyuma y'iki cyumweru. Nsabye imbaraga, nsabye umugisha, nsabye gukomera. Nirukanye imbaraga z'uburwayi, nirukanye imyuka mibi, nirukanye ibitero bya Satani, nirukanye akagambane, nirukanye ubukene, nirukanye inyatsi, nirukanye gusuzugurika kose, nirukanye imigambi y'incakura ku buzima bwacu. Turasenze ngo iki kiganiro cy'umutsima buri munsi ugishyigikire. Nsabiye umugisha bene data bagitera inkunga, batanga ibitekerezo uburyo bwose bashoboye, bagashyigikira ivugabutumwa kandi bakariha agaciro. Nabo ubaha agaciro mu buzima bwa buri munsi. Igihugu cyacu kibeho, itorero ribeho, imiryango yacu ibeho, akazi dukora ukaturindiremo, udukomereza amaboko. Ndagushimiye ko utanze umugisha ku bantu bawe. Icyubahiro n'icya none n'iteka ryose. Urakoze Yesu. Imana ibahe umugisha, imbaraga, amavuta, gukomera, kugwira, kwaguka mu ijambo ryayo, no gukomeza kugira inyota yo kuyubaha no kuyubahisha. Ciao. Imana ibahe umugisha.